Yes guys, reka twongere tubasuhuze kandi tubahe ikaze kuri YouTube channel yacu Bumbura TV. Yes, uyu munsi rero tugiye kurebera hamwe uburyo ushobora gukorera amafaranga kuri internet, telefone yawe igahinduka office. Nizere ko turi kumwe. Iyi platform ngiye kwereka yitwa Mastercash, ni platform izagufasha gukorera amafaranga online ukayabikura kuri mobile money. So, iyi platform rero ifite amategeko n'amabwiriza. Itegeko rya mbere yuko uririzinga cyangwa ukora deposit cyangwa ukora investment ni ukuba uzi gukora network marketing. Network marketing iyo condition yonyine iyo uyujuje uratangira. Gutangira biroroshye, ushobora kunyandikira kuri nimero iri munsi y'iyi video nkagufasha, nkaguha link ndetse nkakubwira n'uburyo wakubaka team, nkakuguidinga. Ikindi cya kabiri, ushobora kunyura muri video description ugahabwa link kugira ngo ujoininge ino platform. Simply ikintu tugiye guheraho cya mbere, tugiye kubereka uburyo mushobora gufungura account kuri iyi platform yitwa Mastercash. Muraza gukurikira step by step kugira ngo murebe uburyo bikorwa. Ikintu cya mbere ukora iyo uri gufungura account ni gushyiramo full name yawe. Full name ni amazina yawe yombi, ari nabyo tugiye kujya duhita dukora. Hanyuma ikintu cya kabiri ukora no gushyiramo nimero de telefone. Wibuke ko nimero ya telefone ariyo wifashisha iyo uri activating account yawe. So ugomba kumakinga sure ko nimero ya mobile money winjijemo hano ariyo n'ubundi nimero uraza gukoresha activating account yawe. Iyo ni step ya kabiri. Step ya gatatu no gushyiramo email. Ndabizi nta muntu utagira email kuyishyiramo birumvikana. Hanyuma step ya kane no gushyiramo username. Hano turaza kuhatinda. Username no kuvuga ngo hano ushyiramo username igizwe n'izina. Username ntago ari izina, username ni izina ry'akabyiniriro wiyeta. Urugero nimba nitwa Vumbura, ndandika Vumbura hanyuma ndenzeho umubare wenda 250. Yes, ugomba kumakinga sure ko username wanditse iri mu nyuguti ntoya gusa cyangwa iri mu nyuguti nkuru gusa. Simply username ushobora kwandika username mu nyuguti ntoya gusa ukarenzaho umubare nkuko nanditse Vumbura 250, cyangwa ukandika username yawe ukayigira inyuguti nkuru gusa. Ari kubona nkambigize inyuguti nkuru. So ugomba kumakinga sure ko username wanditse uyizi. Yes, ubwo hakurikiraho ndashyiramo email. Hanyuma hakirimo nimero de telefone itangizwa na kode y'igihugu yacu ni 250, ukakurikizaho 7 ugakomeza. Bibutsa ko gukoresha nimero de telefone ya MTN nibyo biri very important, nibyo byiza. Then hanyuma wagera ahangaha ugacuruzinga country. Igeza hano ucuruzinga country. Gucuruzinga country no gucuruzinga igihugu. Igihugu cyacu ni Rwanda, ariko buri wese uturuka muri bino bihugu yemerewe kujoininga iyi platform. Ni cyashya nibwo gisohoka, ushobora kujoininga iyi platform uri muri Kenya, uri mu Rwanda, Tanzania, Uganda, Zambia, Mozambique, Botswana, Burundi, Malawi ndetse n'ahandi hose ku isi mu buryo bwa international wa joining. So anyone is allowed to join this platform. Genda hitamo rero Rwanda kuko ndi mu Rwanda. Hanyuma tugere hano bagusaba guhitamo package. Yes, kuri package rero no guhitamo package yo mu Rwanda. Package yo mu Rwanda, yes guys, no kuvuga ngo package yo mu Rwanda ni iyi ngiyi ni 4,000, niyo mafaranga yo activating account yawe. Hanyuma muri Kenya ni amakesh 250. Hanyuma muri Tanzania na ama TZ 48,900. Muri Uganda na Uganda ni shillings 77,900. Muri Mozambique ni 131,28. Muri Zambia ni amakoch 33,46. Muri Botswana ni BP 27,62. Muri mu Burundi ni beef ya Burundian francs 12,500. Hanyuma muri Malawi ni 2,098,86. Hanyuma mu bindi bihugu ni amadolari 3.06. Anyone is allowed to join. Ngewe ndahitamo ahangaha kuri iyi package ndavivura kano kantu ubundi nkomeze kuko ndi mu Rwanda.
Hanyuma ikindi, iyi ngiyi mubone byitwa sponsor, nuvuga ngo ni umuntu uba wagutumiye, kandi umuntu wagutumiye ntabwo wemerewe kumukuramo aka kantu, ntabwo wemerewe kugakuramo cyangwa kugakoraho, hano ubwo byanakunda kugakoraho. Hanyuma reka tujye ku gice cyitwa password. Hano rero tugomba kwinjizamo password, hano tukongera tukayinjizamo bwa kabiri. Nuvuga ngo password twashyize hano niyo dusubizamo hano tukayikonfirima. Password rero aba ari password igizwe byibuze n'imibare 6. Wibuke ukore password y'imibare 6, niyo myiza. Hanyuma reka nkore password yanjye. Alright, hanyuma rero nkimara kuzuza nashyizemo full name, nshyiramo phone number, nshyiramo email, nshyiramo username. Username nakubwiye ko wandika username y'inyuguti nkuru gusa ugashyiraho umubare, cyangwa ukandika username y'inyuguti ntoya gusa ugashyiraho umubare, kugira ngo mu gihe cya activation utaza guhura n'ibibazo. Guys, mbibutsa ko iyi platform ku activatinga ngewe nshobora kugira activated ako kanya ukimara ku joininga iyi platform. Simply iyo urangije kuzuza ibi byose no kuza ugakanda kuri iyi buto yanditseho register. Yes, no gukanda kuri buto yanditseho register. Hanyuma iyo usanzwe ufite account warana registerinze, ntago ari ngombwa ngo ufungure account nyinshi. Guys, aka kantu mukamenya, usanzwe ufite account ntago ari ngombwa ngo uregistering account nyinshi, kuko uhituza ahangaha hano hasi hano handitse login, utaragira ikintu wuzuza hano hejuru ntago ari ngombwa ngo uhuzuze, no kuza ukaza hano handitseho login ukahakanda ugashyiramo username yawe na password ugahita ugera kuri account yawe. Nkwibutsa ko ntago wemerewe gufungura account nyinshi, wemerewe account imwe gusa. Hanyuma reka dukomeze. Ukimara kuzuza ibisabwa nakubwiye kuri tukanda kuri register. Register ni iyi ngiyi, hanyuma account yawe ikaba registered. Okay, simply ukimara kuregisteringa uri kubona ko hano bagusaba ku activating account yawe. Nongera kwibutsa ko amafaranga yo ku activating account ari amafaranga 4,000 y'amanyarwanda. Inzira zo ku activating account ya mbere no guhita mu pay, mbese no gukanda iyi mibare akanyenyeri 182 akanyenyeri 8 akanyenyeri 1 akanyenyeri 2 6 urwego. Amazina mbona abaruye kuri uyu muntu ni Claude, kwishyura 4,000. Then ibyo wabirangiza ukaza gufata message yerekana ko wishyuye, screenshot kuri step ya nyuma. Simply uburyo bwa gatatu cyangwa iyi methode ya gatatu, iyo umaze kwishyura kohereza amafaranga 4,000 wohereza screenshot, username na nimero wakoresheje wohereza kuri iyo nimero itangizwa na +254479092113444. Nimero yo muri Kenya ariko iba iri kuri WhatsApp. Ntekereza ko iyi platform ishobora kuba ari y'abanyakenya. Right, after that account yawe bayigira activated, hanyuma ugakora login nk'ibisanzwe ukagera kuri dashboard yawe, ndetse ukabona referral link ugatangira gukora icyo bita affiliate cyangwa network marketing. Okay, ngiye muri aka kanya icyo ngiye kubanza gukora, reka mbanze registering, mbanze nishyure ari amafaranga, then account yanjye niba activated ndaza kubereka izindi step ndetse n'uburyo ugenda ubonamo bonus bitewe nuko wakoze affiliate marketing. Nkibutsa ko affiliate marketing cyangwa networking ari cyo kintu cyonyine gishobora gutuma ubona cash ahangaha, ari byo ndaza kubereka mu kanya. Okay guys, rero ubu maze ku activatinga account yanjye, maje gupayinga cyangwa kwishyura, no kuvuga ngo ntabwo ndi bwongere gukora sign up, ahubwo icyo ngiye gukora ngiye gukanda kuri iyi buto yangaha yitwa login hano hasi. Iyo ukanze kuri iyi buto yitwa login uba ugiye kwinjira kuri dashboard yawe. Hanyuma rero iyo umaze gukanda kuri buto yitwa login, gera ahangaha ariho bagusaba gushyiramo ya username wakoze na ya password yawe. Kibuka gukanda kuri aka kantu ukakavivura kakaba icyatsi. Ubwo reka nshyiremo username yanjye na password. Yes, ukimara gushyiramo username yawe na password, icyo uhita ukora uhita ukanda hano handitse login kugira ngo ubashe kugera kuri account yawe, hanyuma utangire gukora. Yes, alright, muri kubona ko nageze kuri dashboard yanjye. The expenses zanjye ni izi ngizi, iyi niyo investment, hanyuma total profit murabona ko iracyari 0. Then nababwiye ko kugira ngo winjize ahangaha ugomba gukora icyitwa affiliate marketing. Iyo ukeneye gukora affiliate marketing, usharinga link mu magroupe ya WhatsApp, ugasharinga link mu magroupe ya Facebook, ndetse nimba ufite na YouTube channel ukaba wakora tutorial yerekana process zose nkuko nanjye ndi kubyerekana kugira ngo abantu uba guiding. Hanyuma rero iyo umanutse hano hasi
hano hasi cyane uhabona invitation link yawe. Ahangaha niho ukura link yawe. Iyi ni link usharinga kuri ya magroup. Icyo ugomba gukora rero iyo ugeze ahangaha, ukanda kuri kariya kantu kameze nk'akadirishya, link yawe bagahita bakubwira ngo yabaye copied, you can share. Warangije kuyikopiya, then warangiza ukajya aho ushaka kuyisharingira cyangwa ku muntu ushaka kuyiha. Okay, for example urabona nka hano ngiye muri group, ngiye gusharinga wenda muri group. Ikintu cya mbere ukora no kuza ugakanda muri hano handitse message, ugakandamo ugahorodingamo ukagumishamo urutoki, hanyuma hagahita haza ijambo bita common phrase, irindi bita paste. Wewe uhita wikandira kuri ijambo bita paste, ukabona ko ya link yanjye ihise izamo, then yamara kuzamo nkayisharinga. Ubu ngubu mbanyisharinze, uwo ari we wese wayikandaho akaregisteringa account, akactivating account, ndabona bonus ya 2k. Yes, 2k za buri munsi, za buri muntu ukwinjiriyeho. Rero ntabwo ari amafaranga make, ntekereza ko ibi ngibi wabigira akazi. Telefone yawe yahinduka office, utangira kwinjiza cash online. So hano harimo ibintu byinshi rero. Iyo ukeneye kureba uburyo winjizamo ama bonuses yawe ku bijyanye na network marketing, uraza ukanyura hariya hejuru, then ugahitamo hano handitse downline, no kureba abantu binjiye bakwinjiriyeho ndetse n'abinjiriye kuboweho winjiriyeho bose. Hanyuma ugakanda kuri all, then ukabona levels enye. Hano harimo level enye, nuvuga ngo uyu ni umuntu watumiyeweho, uyu ni umuntu watumiye we na wa muntu uri kuri level 1 yawe, uyu ni umuntu watumiwe n'umuntu uri kuri level ya 2 yawe, uyu ni umuntu watumiwe n'umuntu uri kuri level ya 3. Reka tuze turebe uburyo bonus zishobora kuboneka mu gihe wabaye seriye ugatangira gukorera kuri platform. Yes guys, nkuko nari kubibabwira rero kuri ya level nari maze kubabwira. Yes, ngira ngo muri kubona ko level 1 ni 2,000, level 2 ni 900, level 3 ni 500, hanyuma level 4 ni 100. Aya level yose rero mbese ni amafaranga ashobora guturuka ku muntu wa mbere ho witumiriye ku ngufu zawe aba ashobora gutuma wakwinjiza andi mafaranga arenga 1,500 ku ruhande, cyangwa se akarenga n'ibihumbi 5 cyangwa 10 cyangwa 20. So it depend nuko wakoze, kandi aho kugira ngo urefaringe cyangwa kuri network marketing ku bantu batayumva, wakora network marketing ku bantu bayumva kugira ngo badahomba ndetse no kugira ngo bunguke cyane. Bibutsa ko platform yabaye released ku itariki 17 z'ukwa 12 2022. Ni nshyashya, ubwo ku bantu bashaka kujoininga muranyura muri video description mubonemo link, mufungure account, mukurikize process zose, then mugende mubona ziriya bonus zose. Hanyuma uwumva atabisobanukiwe aranyandikira inbox kugira ngo muguidinge cyangwa muhe advice. Bibutsa ko ugomba kubanza kumakinga sure ko nimba ugiye kuinvestinga uri tayari gukurikiza terms and conditions za platform. Platform ntago igusikama, ahubwo wewe ubwawe ushobora kuba ufite skills nkeya zigatuma uhomba, ariko makinga sure ko skills ufite zihagije. Niba wumva utiyaminiya, first of all urasabwa kubanza guhamagara cyangwa ukatwandikira kuri WhatsApp kuri nimero iri munsi, then tukakubwira ibisabwa. Wakumva uri tayari ukinvestinga, wakumva utari tayari ukabireka. Okay, thank you for watching this video. See you again later.